ni imbuto zera. Umukristo rero biradukwiye ko umukristo hano ashobora kwemera umuririmbyi cyangwa se ku mukristo. Umukristo ntabwo tuba tumuremera ngo kubera ko azi kuririmba, kubera ko azi kubwiriza, kubera ko azi ari inshoza mu magambo. Umukristo tumurebera ku mbuto yera. Yesu ashimwe. Tumurebera ku mbuto yera kuko izo yera niyo mirimo Imana ishaka. Yesu ashimwe. Izo mbuto yera niyo mirimo Imana ishaka. Twebwe iyo dukora imirimo dukora, twebwe niyo Imana izaduhembera. Twebwe Imana niyo izaduhembera. Mu ngororano Imana izaza gutanga hano ku isi, Imana izaza itanga ingororano bijyanye n'imirimo wakoze. Gukora nabi ufite uko uzahembwa, gukora neza nabwo ufite uko uzahembwa. Imirimo rero twebwe twakorera Imana, iyo ni Imana izaduhembera. Ntabwo izigera izongera imirimo twayikoreye. Icyumvikane, imirimo Imana yagukoreye ntabwo izayikuraho, ni imirimo Imana yakoze. Ariko none uzahembwa wowe imirimo wakoreye Imana, kuko iyo ngiyo ni Imana izaguhembera kuko ariyo wakoze. Yesu ashimwe. Ukuvuga ngo umuntu agira uburyo ateguramo ibintu byiwe, akagira n'uburyo apanga gahunda ziwe zose. Iyo ukora uba ukeneye ko hari igihembo uri buze gutaha. Mu mirimo rero dukora nawe turabizi neza ko iyo dusenga, iyo twafashije imfubyi, iyo twafashije abapfakazi, bya bindi zose dukora, iyo ngiyo ni imirimo imwe muri Imana izaza kuduhembera kubera ko ariyo twakoze. Ariko noneho iyi Imana yadukoreye iyo ntabwo izayikura, izahora idukorera. Iyo ni Imana idukorera. Yesu ashimwe. Twebwe tuzahembwa n'imirimo twakoreye Imana. Mu iteka ntituzicarana n'imirimo Imana yadukoreye. Yesu nashimwe. Mu iteka ntituzigera twicarana na rimwe n'imirimo Imana yadukoreye. Tuzicarana n'imirimo twebwe twakoreye Imana. Yesu ashimwe. Iyo dusenga twebwe tuvuga ngo ntakura amakuru yavuze ko dusenga tukihugiraho. Mana uzumva agapantaro, uzumva agakweto, uzumva tutabajije iby'Imana ishaka. Ubu ngubu noneho umuntu warenze gusenga ko gusaba ntazasenga abazi iby'Imana, ntazasenga yihugira asaba Imana ibyo ashaka, azasenga gusa kubera ko yasabanye n'Imana. Yesu ashimwe. Ndatekereza ko hano ko turi hano twese turakijijwe, siko bimeze? Ni ukuvuga ngo iyo utekereza ko wakijijwe, gukizwa ntabwo ari byiza umuntu akora. Oya, gukizwa n'ibyo umuntu yabaye gusa. Yesu ashimwe. Gukizwa si ibyiza umuntu agira akora, gukizwa n'ibyo umuntu yabaye gusa. Yesu nashimwe. Nani mukanguka. Rero tumenye ko mu mirimo Imana izaduhembera ariyo twakoze, itari Imana yakoze. Kubera ko Imana yakoze ntabwo izayikuraho namba, tuzakomeza duhembwe ku mirimo twakoreye Imana. Kubera ko iyo ngiyo niyo Imana izatuzanira, ukagenda ukishyuza ukavuga ngo Mana ibuka wa munsi bya bindi nakoze, nanditse abapfakazi, nagaburiye imfubyi. Iyo ngiyo ni Imana izaguhembera kuko ariyo wakoze. Tuziguhembera n'imirimo wakoreye Imana, sibyo? Imana ntabwo izaguhembera iyo wakoze, izaguhembera iyo wakoze. Yesu nashimwe. Twasomye mu gitabo c'abacamanza, yibuka mu mwanya Yefuta. Ubundi mu mateka ya Yefuta ni umugabo w'intwari. Umugabo w'intwari tujya kuvuga hejuru. Yefuta, mateka ya Yefuta ari umugabo w'intwari. Yefuta yari umwana w'umumaraya. Umumaraya ndagira ngo twese turumvikane mu Rwanda. Yari umwana w'indaya, mu yandi magambo. Yari yaravuye ku wundi mugore w'igereyadi. Hanyuma Yefuta kubera ko nyina yari umumaraya, ari umugereyadi. Uwo mugereyadi niwe bamuzaranye, niwe wari nyina wande wa Yefuta. Yesu ashimwe. Hanyuma Yefuta kubera ko yari umugore w'umumaraya, haje kuba undi mugore. Ni ukuvuga ngo Yefuta ni umwana w'umugore wa kabiri. Uwo mugore yabyaye abahungu. Abo bahungu bamaze gukura, bamaze gukura birukana Yefuta mu rugo. Baramubwira ngo genda wowe, nta mugabane n'umwe ufite kwa data. Nta mugabane hano ibi bintu byose dufite
nta na kimwe ufite hano kwa data. Yesu nashimwe. Nta na kimwe ufite. Hashize iminsi ba bandi bamaze kwirukana Yefuta mu rugo. Yefuta yahungiye mu gihugu bita Itobu. Ahungira muri icyo gihugu ahunze bene nyina kuko bari bamaze kumwerurira umubwira ko nta mutungo nta na kimwe afite mu bitungo ya se. Yesu nashimwe. Hanyuma hashize iminsi Yefuta akazatuma abantu b'inguzi. Inguzi ni abantu bakomeye cyane, mbese bafite n'ikindi gitero gikomeye, bakaza baza gutera ba bandi birukanye Yefuta. Noneho cyane bakomeje kubirukana hashize iminsi Abamoni baraza barwanya Abisirayeli. Yesu nashimwe. Bamaze kurwanya Abisirayeli, arangije Abisirayeli niba barabonye baravuga ati kabaye katubayeho, dore twirukanye Yefuta intwari twari dufite. Baratangira barataka, bahamagara Yefuta baramubwira ngo Yefuta we, dutabara aho uri hose, uve muri icyo gihugu cy'Itobu wahungiyemo, uze udufashe kurwanya Abamoni. Yesu nashimwe. Hanyuma Yefuta arababwira ati se ko ari mwe mwanyirukanye, birashoboka bite ko mwampamagara ubundi bumubabaye? Arabwira ngo ni ukuri, ngo tubabarire, uze udufashe turwanye Abamoni. Nituramuka turwanye n'Abamoni tukabarira, uzaba umugaba wacu, ube umutware uhagarariye abatuye i Gileyadi bose, uzaba umugaba wacu. Yesu nashimwe. Hanyuma baraza, Yefuta abaza abakuru b'i Gileyadi, koko ninza tukarwanya Abamoni, umwami akabangamiza, nzaba umugaba wanyu koko? Baramusubiza ati, abakuru b'i Gileyadi baramusubiza baramubwira ngo ni ukuri kw'Imana Uwiteka azaba umuhamya wanyu nindasohoza amasezerano kuri ibi ngibi gusa. Nituramuka dufashe Abamoni tukabarwanya tukabanesha, uzaba umugaba wacu. Yesu nashimwe. Baragenda barwana n'Abamoni. Nuko Yefuta baza gutsinda Abamoni. Yefuta aza kuba umugaba w'Abagileyadi, ahita ayobora abatuye i Gileyadi bose. Yesu nashimwe. Hanyuma Yefuta aza gutuma intumwa, ayituma ku Bisirayeli, arabaza ngo ese niki gituma duhora turwana, turapfiki? Baramusubiza ati, banyaze igihugu, mu bihugu bari banyaze guturuka mu Mowabu barahuma. Baturutse mu gihugu cy'Imowabu baragenda bagera ngo kuri Arunoni, ibyo byose barabinyaze. Aravuga ngo nungarurire ibyo bihugu kugeza kuri Yorodani, nta kibazo, tubingarurira amahoro. Yesu nashimwe. Hanyuma Yefuta aramanuka ngo ageze ahantu bita Imispa. Imispa niho hantu Yefuta yahigiye imihigo yose mwumvishije. Yesu nashimwe. Yaragiye atahutse, agiye mu gihugu kubera ko yaramaze kurwana n'Abamoni, amaze kubatsinda. Atabarutse Yefuta asubira iwabo, arangije agera Imispa, arahira za ndahiro zose mwumvise yarahiye. Mu ndahiro rero yarahiye, yaravuze ngo Mana nuramuka undahije Abamoni ukabampereza nkabatsinda, ikizatunguka mu maso yanjye, ikizatunguka imbere y'umuryango wanjye, icyo ngicyo nicyo nzagutambira. Yesu nashimwe. Mu bitambo Yefuta yatambiye umwana wiwe w'ikinege. Uwo nta muhungu wari umukurikira, nta n'umukobwa wari umukurikira, yari we wenyine. Yesu nashimwe. Yari afite umukobwa umwe w'ikinege wenyine, niwe yarashaka gutamba ibitambo. Yesu nashimwe. Ni nkaho nsoza gahunda cyane. Nuko Yefuta arangije arakomeza aragenda, ageze iwabo i Gileyadi, arangije ngo ari mu muryango, nko mu muryango uruzi niko natekereje, nko mu muryango ngo ararame abona wa mukobwa w'ikinege. Arangije ngo aravuga ngo mwana wanjye, aravuga ngo ye baba mwana wanjye, urambabaje ngo kubera ko nahigiye Uwiteka umuhigo. Yesu nashimwe. Ngo kubera ko nahigiye Uwiteka umuhigo. Yesu nashimwe. Umukobwa aravuga ngo data, ngo kubera ko ari umuhigo wahigiye Imana, uwuhigure. Yefuta aramubwira ngo mwana wanjye, ndawuhigura kandi sinivuguruza kuko nabyemereye Uwiteka, narabihize byose. Yesu nashimwe. Umukobwa aramubwira ngo uze kuwuhigura kubera ko ari umuhigo wahigiye Uwiteka. Arangije umukobwa aramubwira ngo data, umpereze amezi abiri, manukane n'abandi bakobwa, abandi bagenzi banjye, tumanukane ku musozi, tugende tuje kuririra
ubukumi bwanjye. Yesu ashimwe. Aravuga ngo Mana mufashe nanje y'amezi abiri nje kuririra ubukumi bwanjye, hanyuma nimvayo zaze bantane. Hanyuma Yefuta aramusezera, baraganira, uribaza nyine umubyeyi wawe usezera umwana agiye, barasezerana basezeranaho. Hanyuma umukobwa aragenda amara y'amezi abiri iyo mu misozi ari kuririra ubukumi bwiwe. Agarutse baramutamba, yaragarutse baramutamba, Yefuta aramutamba nk'uko yari yarabyemereye Imana. Yesu nashimwe. Arangije aravuga ngo mwana wanjye ndagutambye, ngiyi indahiro nemereye Uwiteka. Imana ishimwe ko nyigezeho, Imana ishimwe ko mpiguye umuhigo. Yesu ashimwe. Atamba wa mwana we w'ikinege. Yesu ashimwe. Hanyuma wa mukobwa wiwe baramutanga. Urumva umuntu watanze aba yarapfuye, kandi ngo uwo mukobwa biriza ngo yari atararongora, yari atarashaka mu yandi magambo. Bihita biba imigenzo y'abatuye Gileyadi yose. Barangije bakaza bagenda bakibuka wa mukobwa wa Yefuta, bakibuka wa mukobwa wa Yefuta, bakaza bagenda kane mu mwaka bakibuka wa mukobwa wa Yefuta. Biba umugenzo, bakaza bagenda uko imyaka ine ishize, umwaka ushize, bakaza bagenda kane mu mwaka, buri mwaka bajya kwibuka wa mukobwa wa Yefuta. Ku banyeshuri rero birashoboka ko mwahize ibintu byinshi, sibyo? Ukiha ndakaza mbona twebwe tukikiga abantu bakazandika mu gakayi, bakandika ngo ndashaka kugira amanota 90, yewe ubona yahize 90 ugasanga ni wagize 20. Ariko nyine ntakundi nta gukikije n'umuhigo tu. No namwe rero nagira ngo mbabwire nk'abanyeshuri mugiye kugenda, kubera ko iki gitaramo cya bye vacancy, urashobora guhiga umuhigo ntuzi, urashobora no guhiga umuhigo ukawuhiga. Urashobora kwiha intego ukavuga ngo nkeneye amanota 90. Birashoboka ko utanazana ari munsi yayo cyangwa ari hejuru yayo, ariko byibuze gira intego ku cyo ugiye gukora, sibyo? Higa umuhigo ugira intego. Uje ku ishuri niba ugiye ugende wige, apana kugenda ngo ubwire mu bandi, siko bimeze. Uhiga umuhigo, wenda ntuzamenye nka Yefuta watanze umwana, ariko nawe utandika. Uhiga umuhigo, uhiga umuhigo uvuga ngo Mwana nyemerera dore uko nsentinze. Noneho ntusenge ko wakundika ngo wihugireho, usenge ngo Mana mfasha mva amanota mva unyige kandi ugaseka, sibyo? Kandi nibikubera gutyo uzagaruka yamushima Imana. Icyo mbabwiye cyo nusenga, ukaza usenga, ukomeze ubwire Imana ngo Mana fasha. Uza usenga ubaza nawe ibyo Imana ishaka, sibyo? Uza usenga ubaza ibyo Imana ishaka, kubera ko mu byo Imana ishaka cyazavamo twebwe ibyo dushaka, ariko mu byo Imana ishaka havamo twebwe ibyo dushaka. Kubera iki ayo manota yawe atava mu byo Imana ishaka? Usenga ubaza ibyo Imana ishaka, tusenge ubwira ngo usabe Imana ibyo ushaka. Siko bimeze? Biratangaje ko waba uri hano uri gutekereza ko hari ibindi ugiye gukorera ku ishuri. Abenshi bagezera ku ishuri, simvuze mwe, ariko igice kimwe ni iciga, ikindi abakobwa ni mu bahungu, abahungu ni mu bakobwa. Nta kindi kiza kibajana benshi, ni ukuryoshya abantu bamaze kwiga. Nk'abantu biga muri za Gisenyi wenda bazabona umwanya wo gukora ikiga, ni ku mazi gusa. Ariko higa umuhigo uvuge ngo kubera ikibi byantwarira ku mwanya, ntabireka kugira ngo nite kurara amasomo. Yesu ashimwe. Kubera iki ntabireka kugira ngo nite kuri za bindi? Erega aho ngaho mutekereza muzi koza kiza gihana, muzi ko ushobora kuba ufite umuntu ku mutima, ariko iyo atagufite mu mutwe. Ushobora kuba ufite hano umuntu ku mutwe, ariko iyo atagufite ku mutima, kandi ugufite ku mutima tubona mu mutwe, sibyo? Aho kugira ngo mutware abantu hano mu mutwe, mubatware ku mutima, sibyo? Kubera ko mu mutima, mu mutwe yovamo, mutware ku mutima basi. Niba ubona ko zanga arizo zagusubiza, ihangane wigomwe uvuge ngo ibi ngibi nizo mpaye Imana.
ijambo ry'Imana ritugaze